Amsa neza. Amakuru. Yes, nizere kutari kuri live. Ndi kuri live ari buriya raje nje muranyumva ngira gashumba murashaka gashumba ari hano gashumba ari rekanze araje pazomana raje kuko turashaka kugira ngo ibi bintu bani rekanze nkubwira ukuri Dumba urukumva ntago godifata nzigera mfata Saidi niyo mpamvu njya mbyuka mu gitondo nkagenda nkavunika umugongo gashumba fata kabisa ndi gushaka amafaranga ndibuka Dumba nkandaho izi video maze kukwereka za yampana ari gusambanira muri hoteli ya ntuza yo kwa Bamporiki ijambo gusambana kuri sambo sounding nabi nukuvuga ngo ibi bintu kubikora kuri akagenda kifata live ari gusambana urimo kumva izi video zikimara kungeraho Semuhungu wasambanaga na yampano kiriya gihe erega sinani Semuhungu arongoraga yampano erega amakuru yose ibintu byose biraza kuza hanze Mpuza niwe waje bitubwira reka nzane Mpuza niwe waduhaye ayo makuru reka nze muzane ntabwo dinoshiremo ibintu bitari byo Semuhungu uburetse gato njye sinjye mvuga ngo baravuze ntabwo nari impari Semuhungu na yampano barampamagaye bashaka kunyishura nabahakaniye izuba riva no kuri live nabwire Semuhungu ndavuga nti mugumane uburoro bwanyu nta mafaranga yanyu nshaka ndatanga ukuri Muzafaru naragiye naragowe narare uburetse gato none se reka nkubaze wagiye kureba muri ya ndirimbo ya yampano yisize veri ni kubera iki Semuhungu na yampano bafitanye amabanga reka uyu mujene aze araje aguhereze umuceri wose ngo noneho erega ntuza Piyoni kaje arabidusobanurira byose ukuntu byagenze yaje inkuru arayitotora ariko nkiye ndi kureba yemwe bako hano harimo udukobwa twiza nuko turi mu nkuru yisegize ariko harimo ibyuki bishaka kuzamuka Dumba babarira ubarebe ndeka mbabaya nabyuki mfatamo yewe bakobwa bako imana ibandinde nuko nyine ndi ikiremba kangendera kure idore ni nk'ibi byose singuyu vava hano bamurumye amazuru by the way mukanya ubu turi kuvugana hasigaye iminota 26 Skyto akagezwa imbere y'ubutungane agatangira kuburana aratangira kuburana saa 6 niyo mpamvu Piyoni katari kunyitaba so tugende gakeya rero mbere yuko ntangira gukina aya majwi dufite hano mu gihe ariko god ibindi bintu byose byarakunaniye uzi kuvuga urugambo reka ibintu byose byarananiye kuvuga urugambo byo urabishoboye ntabwo njya mvuga urugambo Dumba nuza kunkurikira neza urimo kunyumva ngiye reka vuga ngo ikintu kiriho ubundi ngiva ikintu cyananiye iyo nza kuba ndi ikigoryi nkaba breaking news nakabaye ndakasa mutwe ntabwo njya breaking inkuru uzabyitegereza witonda nijyari ntitonze wigeze wumva bampaho ninyi nkuko bayiguhaye ndakwibukije ndagucyuriye nacyo wampaye warning uzi ko wampaye warning ya Jackie oya ya Jackie uravuga Jackie niyo mpamvu yubona bano bakobwa mbirinda kubi Jackie aza kukarayibusha agahibiri akavuga ibintu byose shaba kamusanga wonanje bagahita bavuga ati Dumba urinde wo kuburi kumwe na Jackie kuri baravuga uko nguko aragenda ajugunye impeta ibintu uzakora uzabwire Jackie areke uyu mumama uwo muri Ottawa nicyo nagusaba gusa byarangiye twarabitunganye so tutaragera aho ngaho rero reka mubwire Dumba urimo kumva oh my holy father yagiye kwazo wimbabarira ineza ayitanze kwazo n'abakimenyane umwangire muri gift gallery so tugende gato ya Dumba nabo nabikimina zo no wikibena
unyumve neza cyane Dumba, turatangiye inkuru, nguyu Pazo ari hano, nguyu kamaze mvane aba modereta bose nsigeho Dumba, kuko abandi mu kanya sorti yahageze baramwirukana, baramutumura, kamaze sova bamumanura. hehe Hmm? hehe Kuri pano hano. nimugoroba Waramutse, sinzi waguha isuku barangura, ariko nta modereta afite bashobora kumanura. So tugiye kugenda gato. Pazo waramutse, Yaramutse neza mwese. amakuru yaramutse. Dumba nguyu Pazo, ijambo ni ryawe Dumba, aho wari ugejeje. Pazo Wanjye sawa. cye kiganye Tewali. Alhamdulillah. Pazo Yo. ngiye kuvuga amagambo wowe undangirize. Mutapinge screen musharinge live yego. Pazo hakize iminsi 2 warampamagaye urambwira ko ugiye gusubirana na ya mpano. Yego. Urambwira ko wumva ko hari ibintu mwubatse ko ni byiza, wakoze na statement urayipostinga kuri bolo yawe kuri Instagram yawe. Yes, of course. Ingira ngo nawe yarayipostinze, so ibyo ngibyo ntabwo biri private, ni ibintu byagiye kuri karubanda. Yeah. Ndakumva ndakubwira ko mwebwe kubera mungana mufite n'imyaka imwe ibintu mushobora kumvikana. Nakubwiye ko njyewe na ya mpano byamera gute, nje umubano ibintu nakubwiye ko njye na ya mpano ni ibiye bintu, niki nakubwiye bijyanye nanjye na ya mpano nibyo wansabaga. Wambwiye ko nyine ya mpano yagusuzuguye nyine byagorana kumubabarira. Ibyo icyo narakivuze. Yego. Akwibuka neza. Ibuka neza? Wibuka neza narakubwiye ko njyewe simbona ko ya mpano ari muzima. Yego. Amagambo narayakoresheje cyangwa sinayakoresheje? Arayakoresheje. So Godfather, ngira ngo Pazo ntabwo nkubeshe n'ibi nawe, ngira ngo arabikwibwiriye. Ntabwo njyewe ndabonaga ya mpano, mwashaka ko mba serious. Ntabwo nabonaga ya mpano ari muzima bijyanye n'ibintu agenda akora mvanga, nyine nshiraho ibintu bya bakiriku, ukuntu baje bagera mu ntuza arabihinduka twumvikana, ukuntu yampamagaye arangije kuvuga ko namufungije na Pazo arantuka, arangije Pazo barangije kumutwara y'amana arampamagara arantuka, antukira ibintu ntazi, bayamana aratukana bro. Uravuga ngo wego difata ngo twe ngo Kasuku ngo arisha ngo akama ngo akanyina, ya mpano yakurisha kama mama wawe bro, ni mubi cyane. Araguhamagara akagutuka byenyewe bikakwegera, urumva. Rero njyewe Pazo namubwiye njye sinshobora, urumva. Nuko mwebwe ba Pazo like nta kintu ngushinja, like that was a good, byari ibintu byiza kuba washaka gusubirana nawe. Narabikubwiye nagusobanura, kubwiye neza murangana kandi wari warakoze ako kazi, urumva. Wari warakoze mwari mwarabyubakanye, so nawe wagombaga kubiryamo, niko nakubwiye no. Nakubwiye ati wegenda ukorane nawe mwubakanye ibyo bintu aho mwagize mwari muri kumwe. So rero byaba byiza ni wowe wumva niyo brand mukagenda mukubakana, ariko njyewe ntabwo nashoboraga kongera guhurira mu bintu na ya mpano ahantu na hamwe. Reka ngaruke rero kuri Pazo. Pazo Yo. Pazo ngiye bari kose Yarega. banange hano mfite audio ya mpano avuga ko nta yandi mahitamo agomba kongera kukwakira nubwo atakwizeye nk'umuntu mwiza. Ni audio yarekuye ejo bundi muri kumwe ahantu wari wagiye kumuhisha, bivuga ko wajyanye nawe za Rubavu, abandi bamwe bajyanye Bukavu. Urebye ntabwo tuzahantu mwari muherereye. Urimo kumva ikintu cya mbere nshaka kukubaza, ariko sindibiza kugaragara nabi, singiye kubwanuka. Pazo samuhisha gute? Ni ukuvuga ngo wari iyi minsi yose ishize wari kumwe na ya mpano? Ntabwo ariko bimeze gusa
mwari Njyewe mwajyanye Rubavu cyangwa i Bukavu sinzi ahariho Godfather, wangisebo I want us to be clear. yego Uribuka ibintu byanjye na Yamano bitangira byose byatangiriye kuri iyi live ndi kumwe na hano nawe na Dumba na mbere yuko mfungwa mu nzu. ngo ngwiki Urabyibuka mbere yuko mfungwa byatangiriye hano kabisa. oya Njyewe buriya live niyo yasembuye ibintu byose nyine ndagenda bambaza ati kuki wagiye gusobanura ibintu ari naho nyine ubu niyo ngenda ngiye nkafungwa mvuga ati Yamano sinanamuzi kuko twari twatandukanye mu kwezi kwa gatanu wenda sinaye no gufungwa kuko nta amarwa masezerano y'injajwa twari dufitanye nta kintu cyagaragazaga ibiki nta n'ahantu twigeze twandikirana nabi pera dara abona so pera dara so rero ibintu byose byambayeho njyewe ntabwo nshaka kuzabisubiramo icyo urakoze nicyo kintu cyane nabanza kukubwira yego kumva ikintu nakubwira cyo uriya mutipe njyewe ku munsi w'abamama kuri Mother's Day yego arampamagaye akoresheje indi nimero arambwira ati my brother ngenda gushaka tuganire namwe ntabwo navuganira kuri telefone nawe kuko telefone narayibonye ibyo yankoreye so turagenda duhurira ku irebero arambwira ati mbabarire ibintu byose byabaye warafunzwe ariko nanjye nabigiriyemo ibyago urabizi ndagusabye pe arambwira ati ngiye ibintu byose nabonye akazi karapfuye kandi bitwetewe n'amarangamutima yanjye ko mu buzima bwanjye nashyizemo urukundo akazi nagashyizemo urukundo karapfa mu by'ukuri Yamano ngiye twaganiraga akazi ntabwo najyaga nivanga mu bintu by'urugo rwe n'uriya mugore we iyo umubajije igihe twamaranye cyose kuko byaragaragaye ninjye muntu wa textinze uriya mugore urumva ninjye wakoreshaga TikTok ya Yamano arambwira ati ariko urabizi nyine abahungu thank you Kanyana yego bwa mbere kabisa Yamano nyine atangiye aheraho nyine kuva namenye n'uriya mukobwa nta na rimwe nigeze nicarana nawe umunota kugira ngo uvuge ngo wenda nigeze nivanga muri relationship y'abari abantu ibyanjye byari akazi nazize n'akazi kanjye kabisa nta nubwo nabyicujije kuko nyine when you take a risk to do something risk zose na outcomes nyine urazirengera right nk'umugabo njye rero ibyambayeho ntabwo nigeze ngira umuntu ndenganya kuko njye icyo nashakaga Imana yaragikoze nta muntu nigeze memukira naki umuhungu rero nta mpamvu ntari kumwumva pe abenshi umuntu bakumva ko wagufungishije arakubwira ngo birangire ubwo muhita mwongera gukorana Godfather ndagira ngo nyumve man yego buriya kuri si tubayeho mani utarasobanura puzzle Mm. ku bantu 2,500 ndashaka gusuhuza umukobwa wanjye witwa Divine wa Dumba yeretse uburayi komeza You've never been serious man. kitipe man Yeah. Uri kumva my G ndi kukumva umusa Godfather njye niba n'abantu batabizi njye Yampano turangana same age afite imyaka ingahe Yampano Yampano yavutse mu 2000 Dumba nibwo yari afite umwana nibwo yaragiye gufata irembo nkura muri ayo matiye kuyanya Dumba nibwo ikindi yaravuga ngo Dumba yakubyara yego ikindi nyine turi abajene man dufite yego imitima minini dufite ubwenge bunini abantu baratandukanye bamwe n'abanyamafuti abandi bagerageza kwitonda abandi bagira ariko nyine generation tugezemo ntago ari yo kubana mu makimbirane n'abantu njye nabitekerejeho turi kumwe nabo umujene uje kundeba gutya ndavuga biri risky njye nari kumwe na mama wanjye bazi ko mama wanjye yambwiye ati sha uwo muhungu yarambabaje ndanamwanga ariko genda mwumve nyine mwumve icyo akubwira yo ko njye ntago mama wanjye ntago ari umuntu mubi of course yagombaga kunyumva ndagenda nyine nuko byagenze arambwira ikibazo afite aransobanurira arambwira ati Pazo urabizi ndi umusazi ngira amafuti menshi ariko right now mfite ikibazo gikomeye pe umugore wanjye ndi kubona turi gutana niko yakubwiye yego ndi kubona turi gutana wese none umwapfuye ko mupfa byinshi arambwira ati arabimbwira byose nyine biriya byose muri kumva ntago nshaka kubisubiramo
ariko ibi arambwira ati ariko ibi bintu usibye n'ubuzima bwanjye ndabona n'akazi kanjye birakica kandi urabizi nta kintu kimbeshejeho nk'akazi kanjye. nari narababwiye ko Pazo ari imfura, nari narababwiye Komeza ko numve. Pazo ari imfura. Mm. Ubwo ndamwumva pe, ndamubaza se yampa kuri umusazi waba wongeye gukubita umugore wawe ko mbizi amakuru yangeragaho buriya mani njye sindashaka ariko abantu bashatse rwose n'abazashaka buriya muzige kugira ibanga mu ngo zanyu kabisa, muzige kugira ibanga mu ngo zanyu kabisa. Sinzi ukuntu ibaze kuba mfunze amakuru y'urugo rwa Yamana akangeraho, uri kumva iyo extent mfunze Ufunze? ntakoresha telefone ariko abantu nyine baza kukureba bakakubwira what's going on, yagiye hanze umugore atkuye ibintu mu nzu cyagiye for the first time biba burango yagiye hanze batandukanye nabwo yarabyivugiraga mwari baganaga muri social media ntago ari byo mbeshya ariko nyine byangiragaho mfunze ariko ibyo nyine niyo mpamvu mbona kutagira ibanga ari bibi nanone. Ubwo rero umujene arabimbwira ndambwira se umugore wawe mugeze mu Rwanda nanga ntago twarwanye ariko nyine mu minsi yashize twararwanaga cyane. Ndambwira rero ikintu wakora right now reka ibyo ngibyo bari kuvuga ngo twari turi kumwe, ikintu wakora right now ni ugufata umwanya wawe, bibaye byiza waba ungana n'amezi 2 uri kumva ukabanza nyine ukajya kure y'icyo nyine umugore wawe niba ubona nta buryo mwa fixinga mibe yarambwiye ati nta kuntu twabifixinga kandi koko nubireba urabona nyine kubifixinga byagiye mu mategeko. Yego. Arambwira ati niba utabifixinga rero inama nakugira kugira ngo ukomeze ukore amakosa mujye kuri. Do that. Ni wamugira inama yo kumujya kuri? Ntago yamuhunze uri kubyumva. Yego. Urumva nk'umuntu nyine wari uri navuga ngo wari uri mu gihe cyo gutuza cyo kujya kure ibibazo byiwe nyine yarameze nk'uri mu buhungiro ariko ibintu uri kuvuga ngo naramuhishe Godfather nagwe ndashaka tube clear utaza no kongera kunteza ibibazo ko njyewe ubu ngubu nakubwira ko ubu ngubu nyine nafashe n'umwanya wo kuba nibereye mu rugo kugira ngo nagira n'umuntu mpura nawe cyo koze ibyo nafashije nka famille ye. Urumva famille mani bari abantu nyine batandukanye cyane n'ibi bintu tubamo sometimes n'amakuru baba bafite igihe cyo nakoze nagerageje kubafasha buryo ki bamenya ahantu ari ko yampaga updates nyine buri kanya ko baranamamagaye ngo azitabe ku wa mbere aravuga ati njyewe ntacyo nahunze nk'uko bari kuvuga ngo narahunze kanze mbereke njyewe ndi Gisenyi reka nze mbitabe ntabwo ndindira ku wa mbere agiye ku wa gatandatu aritaba. Umuntu numvise umuntu ngo wakiri ikirego cyanjye wagenjeje ikirego cyanjye ni nawe uri kumugenza right now. Kuko urumva nyine ikirego gitangirwaho icyaha byabereye niyo mpamvu nanjye navuye Nyamirambo nkajya muri Kanombe. Rero umutipe nuko yagiye arituriza arambwira ari gukora imiziki niyo turi gucata bisanzwe nibwo namuhamagaye Dumba ndabimubwira mugisha inama. Abantu bose bamenye ibyo bintu Yamana bura arahubuka cyane yahise afata ifoto yanjye ayohereza umugore we muri view once turi kumwe. Urumva ukuntu nyine nuko umusizi yamwoherereje video ntabwo yamwoherereje ifoto sinzi yamwoherereje akavideo sinzi uko yabigenje yamwoherereje akavideo once niyo makuru mfite. Ubwo umuntu bita Agarama Magaro of course kurumva Aga ni inshuti yanjye umuntu wanyirukankagaho nyine aba disappointed baravuga ati se Pazo ngo uri kumwe n'abantu mwariyunze ngo ejo mwari muri kumwe urumva byabaye ko kanya agabamamagara ameze azi ko byabaye ejo kurumva umugore ntago bari kumwe ntago yarazinga ibyo bintu byabaye ryari. Ubwo rero arangije agarandakarira cyane ubwo ngubwo abimbaza already twari tukiri kumwe mu masaha hafi uko byabaye byihuse. Wari ukiri kumwe na Yampano? Yego tukiri kuganira. Ubwo rero agahita nandakarira ambwa ati man ukuntu nakwirukanseho ntago andisappointinga ngo ngere usubirane n'uramujaba nyine byayi nakubwiye ngo ntago ari abantu bose bapfa kubyumva nkuko mbyumva. Pastor Kim yaje. Pastor Kim. Ubwo rero umutipe songo kurangiye yazi umubonye Pazo buretse Biden suje muyango abantu 10,700 suje muyango. Ngiye n'abantu bose babonye zira letters twakoze. Nawe suje muyango?
mureke numve pazo mwuka byaramwe mureke numve pazo abantu bose babonye ziriya letters twakoze nyine njye naramubwiye ati man naramubwiye ati wowe ibintu byabaye niba ubona koko nyine ari amakosa yawe yaguturutseho yaturutse kuri side yawe kugira ngo abantu bagire ibibazo byaba na byiza wiyunze n'abantu bose bagira ibibazo muri ibi bintu ari byo mwabonye by'imbabazi nubwo wenda yabikoze igihe cyaragiye ariko buriya biba byiza niyo ugaragaje nyine ko ibintu byose nyine ubishyize mu buryo bwiza. Umutipe yakomeje kuma updates ari kwikorera indirimbo abantu bakoreshaga social media barabibonye kugeza ku munsi wo kuwa gatandatu ambwira atagiye kwitaba saa 3 za mu gitondo nuko yitabye sinongeye kuvugana nawe andi makuru nanjye yangezeho nkuko mwayabonye. Ibyo ntakubwiye Godfather, ibyo ntakubwiye yego wumva ngo ibyo by'iki wanamugani ngo umuntu ngo yari ari hehe ngo bari Bukavu bari hehe unzanira ibyo bimenyetso. Narakubwiye ngo njye ubu ngubu nanze social media byatari kuri rwa rwego ariko nyine usanga nta kundi wagira ariko abantu bivugira ibyo bishakiye bakritika ibyo bishakiye. Njye ibyo nkubwiye n'ibyo byanjye kandi njye urabizi Godfather naraguhamagaye mbere yuko mfungwa kandi ibintu byose nakubwiye warabibonye. Narabibonye njyewe rero uravuga nkubwire pazo impamvu urebye no nahise nanaceceka sinashaka kugira ikindi mvuga urimo kumva ntabwo ibyo wambwiye narabibonye urimo kumva narabibonye ariko ndimara kumva ko uri kumwe Linda gato tubwire abantu batapinga screen gato network yawe. Guys, can you tap the screen? Gifite gare bagiye kujyamo Pastor, thank you so much people. Baratapinga screen uzi abahamba ubundi gutapinga screen wavuze ko ari amajwi barimo barihakana puzzle ariko zinyo ujya kwagirana barate ntabwo ari kumwihakana Naranje bari gutapinga. urakoze cyane oya bababwi urabona ko ngo muri gift gallery ko ngo batapinga screen bagiye muri gift gallery niyo Batapinga twumva amakuru. Guya nibaje muri gift gallery niyo nkeneye ko bajyamo none si zitapu ndazibaza ngo hari amajwi barimo barihakana puzzle erega aya majwi se ntabwo uyu nguyu ntayazi ntiba bari kumwe ayohereza umugore we ntabwo wayumvishe puzzle kanaga nabyo noza nayumviye ariko muri ayo majwi avuga ko nta yandi mahitamo yari afite yagombaga kongera kukwiyegereza nikabyumva urimo kumva nta bundi buhungiro yari afite kuko yendaga gusara njye naramubwiye ati we nzira wafata niyo gukemura ibibazo byawe nk'umugabo. Hanyuma katubaze izi kangaruke gato kuri iki kintu washingiye kuki umugira inama yo gusaba imbabazi ariko ibyo ngibyo akabikora nyuma yuko ahamagawe wamugiriye iyo nama mbere yuko ahabwa convocation yuko yitaba ribu nibwo amugiriye iyo nama mbere kabisa erega ibyo bintu byari ibyo by'amategeko bijeje ubundi muri guhera kwa 4 umugore wa yampano yagiye kumutangira ikirego ku wa mbere nyine ni we bamuhamagaye mu rugo umuturanyi amubwira ko yamamagaye ambwiye ati umuturanyi aramubwiye ngo bari bazanye convocation baramubuza yego bari ku wa 3 niba ari ku wa 4 I don't remember very well. Yego nibyo nzi kabisa nibyo yanyibwiriye rero mu kumugira inama yo gukora ibyo bintu naramubwiye nti ngewe amakosa yose yabaye wowe wenda wabibonaga mu yindi range amakosa yose yabaye kuri kariya ya misi yashize kuko wari umwana umeze neza nyine nta kibazo ufitanye n'abantu byaturutse kuri wowe byaturutse mu mafuti wagiye ukora byaturutse nyine mu makosa wakoreyemo muri kariyeri yawe. Okay puzzle ibi bintu byabaye nk'umuntu wabanye na yampano ibi bintu byabaye akagera agira umugore we kuriya ukimara kubibona wiyumvisha uti nk'umwana w'umukobwa wanyuranye no muri rugendo ahubwo se bakibana yigeze kumukubitaho njye nabyo nzi
ntabwo oya nigeze we mbona uri kumubaza we byananangaje ni n'ubwa mbere numvise ngo y'amano ukimara kuba urumva kumubona kuri ari amafoto ari amavideo wayabonye ari amafoto nerekanye yarabonye ngira ubwoba ko ibyo ntabwo yabimbwiyeho ngewe ejo bundi muhura utubwiye ko yashakaga yakubwiye ko we n'umugore bimeze nabi bafite gahunda yo gutandukana agomba gutandukana nawe wumvaga ku ruhande rwagaragaza ko umugore yamubangamiye cyangwa muhohotera tukaba twumvishe side imwe ariko n'umugore yaramuzonze yarambwiye okay ntabwo twaganiriye ibintu byinshi nge ibintu twaganiriye cyane twaganiriye ku by'akazi ke ambwira ati abona yarabaninzwe nambwira ati yama ibintu byakubaye ariko buriya mu gihe ukiri muzima ibintu byose birashoboka wewe ariko wikumva ko byarangiye Dumba ntuvugana na ntuzana na Miki Waga ego Miki twaravugana kera atararongwa na Aga kubera hari ibintu twapangaga bindi nari ndi hafi kuza mu Rwanda ariko arangije kurongorwa na isi ndekira kuzajya muhamagara Soti uranyumva Emeritse Ndi kukumva. Soti uranyumva Ndi uri kumva. inshuti magara ya Miki ukaba n'inshuti y'umuryango muri rusange umunyamakuru y'amakuru ntiwaba uyabuze amakuru avuga ko iyo yampano muri iki gihe yampano yashimusi uyu mwana w'umukobwa amufungirana mu nzu igihe yagize amwambura telefone akimara kuva mu bitaro nyuma y'uko amugonze amakuru avuga ko uyu mukobwa option yasigaranye imwe nuko iyo yampano yatangiraga kumukubita uyu mwana yahamagaraga Miki akavanamo volume ni ukuvuga ngo ibiti uyu mukobwa yakubiswe byose n'akaga yahuye nako muri iriya nzu ngo Miki arayizi kuko bamuhamagara kuri telefone bakavanamo volume Soti aya makuru aricyo waba uyaziho iyi saga amakuru yifiteho ni ayahe mu by'ukuri nk'umunyamakuru kandi ufite abantu hafi yawe urumva umuntu bamubitsa amabanga nk'ayo ngayo agakomeye gutyo kuri urwo rwego nawe agahita aza akayabwira undi muntu ariko wibuke kuri impuguke kandi uri wowe impuguke ibegereye aha nta mpuguke nayo okay kuri bino nkeneye kumva bintu saga kuri iyi saga wowe ndashaka amakuru yifiteho ngiye icyo nzi nuko ahubwo byari byaratinze ko ya mpano aregwa icyo nzi habayeho ko urukundo rwinshi uriya baby yakomeje kwihangana kuko nyine like uriya baby yakundaga ya mpano tu kuko urebye inshuro yagendaga akava mu rugo bakongera bakiyunga bakagaruka inshuro mu baby yasohoye ibintu mu nzu avuga ati ndagiye mfashe decision ndagiye akongera akagaruka nyine harimo urukundo buriya abantu bahuye bambarana ubusa biragoye ko hari ikintu cyabitambika bakoze ariko iki nyine bakoze iki Soti bakoze iki bambarana n'ubusa biragoye ko hari ikintu cyabitambika ariko nubona bigeze kuri level umuntu avuze ati njyewe ndashibuye sha no kwihangana biranze akajyana n'ikirego muri RIB uzamenye ko byafashe indi ntera biba byamaze kuba too much biba byabaye binini ku muntu njyewe ahubwo uko nari mbizi byaratinze kabisa byaratinze kuba hari umwe warega undi byari byaratinze naho ibyo kuvuga ngo araba kuri ngo yuko ngo niba byaba byanabayeho ntabwo Miki nayo yaza ngo abimbwire azi ko n'undi n'umunyamakuru sana abi breaking biragoye Miki we yagira ibanga ko nabonaga ameze nk'umuntu udafite ibanga Miki ntabwo yaza ngo abimbwire nawe ari inshuti ya mpano se inde wowe oya njye nari inshuti ya Puzzle cyane kuruta ya mpano inshuti ya Puzzle kabisa uriya nibazaga ikintu cyo kuvuga hano Yohana ndabona nta n'ikintu uvuze se wari uje kuvuga iki God aduma ugira ngo mene ugira ngo wamenye umukiri nta muce mfite wo kumena ahubwo
kanigire muri press conference yo kwa Bubu abona amasaha yagiye. igendere soti igendere bambi. ariko kigenda Kigali we, ariko niba ari ikintu bita igihuha mutega amatwi mwumva, ariko Godfather nakataza muzakazana. Erenga yamana ibintu byo bikomeje kubakaza mutwe du. Mm. Uriya agiye mu cyayi ubu barimo arakira telefone hari Godfather arashuha ni uruzingo rugira urugambo nk'ubu ari kuri telefone ari hano ari muri nuze karabaye. Duma nze kampite mwana. Linda ko sebo, Soko Iki? ninde linda ko winajyoraga. Njye rero nkunda social media. Ubu ngubu n'ikitaragaragaye mureke kigaragara. murebe mureke murebe. Uwo ninde Video ninjye wayifashe ni ibya kera. Manzi usome. uwo ninde man? Pazo Yo, Mwamaze gusoma, urabibona mu comment mwamaze gusoma nyikuremo. cyane bakita Angel. Ndi kubabaza Dumba, mwamaze gusoma nyikuremo. me first Yeah. talk. Abantu bazo hagira umuntu usoma Kanza n'umusomyi Gana guenjo ngagwa kabi. urinda kigana kugwe. cyakora kuri yamu. Ntega amatwi, mwamaze gusoma nyikuremo. Gira ibyo bigiye asome ibyo ibiri. Uyu muntu aranyandikiye ngo Soma. tega amatwi, umuntu yanditse ngo wiriwe neza Godfather, nizere ko umeze neza. Ntuvuga amazina yanjye, nkunda uburyo ukoramo ibintu byawe, uburyo utabogama. Hari amakuru avuga ko hari andi mashusho ya mpano n'uyu mukobwa ari hanze. Mbibonye muri groupe bashyizemo screenshot, bavuga ngo umuntu ushaka ariya mashusho ya mpano n'undi mukobwa yandike muri inbox, nabyo uze kubicukumbura. Mu izina rya Yesu Imana indinde, ntabwo ngiye gucukumbura ubwambure bwa ya mpano, ubwo nambonye burampagije. Shindwa shitani. Uziko ngenze kuvuga indimi zazindi bavuga muri church. Oya Nukuri. bombo ngaho vuga. Oriya shokuri ya baba. Oriya shokuri ya baba. Ya mpano yasinze Dumba. Waramutse Dumba. Okay pastor, ibyaha ya mpano akurikiranwa bamaje kubisomerwa, Ntabwo warabisomera. bamaze kubitangaza. Mbwira. Ntuzi ngo tungiye kuza mu nkuru ntuzi ko nari ntegereje ribu se, twari dutegereje ngo ribu igire ikintu bivugaho. Naje ndumviriza gusa. Itubwire ko ibifite. Ribu imaze gusohora rero, yamaze gutangaza ibyo yafungiye ya mpano. Reka mbisome. I don't wanna hold you. I don't wanna umva. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rwataye muri yombi uwo Rizagwira Floriane wamamaye mu muziki nka ya mpano, ukurikiranyweho ibyaha birimo gukubita no gukomeretsa ku bushake. Iri jambo ku bushake buriya ni hatari. Urukumva? Gukoresha ibikangisho. Iki kintu cy'ibikangisho Dumba ni iki? Nibe bikangisho nikora kumufungira akamushimuta akamwambura Oya nakuriye no kuvuga ngo nuvuga nzakwica. Ibikangisho, kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi. Ni amakuru igihe yahamirijwe
n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Birinda Thierry. Thierry buriya era B bisobanuye Birinda, niryo zina rya papa we. Ati kuva tariki 16 Gicurasi 2026 RIB yafunze uwo Rizagwira Florian wamamaye nka Yampano. Arakekwaho ibyaha bitandukanye birimo gukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi. Amakuru ahari ahamya ko ibi byaha yaba yarabikoze mu bihe bitandukanye. Icyakora nyuma yaho amenyeye ko yarezwe, yaje gutoroka. Ahangaha nanze buriya ntuza nuko yiseguye nani Puzzle. Nari mfite ibibazo byinshi byo kumubaza kuri iki kintu, ariko kuko yaramaze kwisegura nahise mwihorera Dumba, kandi birumvikana abidanje nta byadanje. Yaje gutoroka, Yampano rega yaje gutoroka kuko Yampano yakwebye, kuko RIB umwana w'umukobwa batangiye kumuhiga kuva erega hari ibintu mutabonye. Uriya mwana w'umukobwa aramutse aberetse ibintu afite, mwese mwaturika mukarira. Ntabwo nkubeshya, nabizanye uriya mukobwa ameze nka Yaka, ubu ngubu asigaye ameze nka Yaka. Ni izina ry'Imana, uriya mukobwa asigaye asa na Yaka mwana. Muve kuri iyi foto muri kureba hano, muve kuri iyi foto iyi ngiyi y'umwana w'umukobwa. Umukobwa ubu ngubu yabaye nka Yaka, ahubwo Yaka aramurusha uruhu. Yaka aramurusha ariko kuba yakwiyiziye kwa Dadi. Dumba. Uyu mwana muri kureba hano kuri iyi foto ni izina ry'Imana, Yaka aramurusha freshere nonaha. Ntabwo ushaka kubyumva. Nyuma yaho yaje gutoroka, akomeza Singo kandi ifite amafaranga. akomeza gushakishwa aho aboneye ko nta maherezo aza kuva aho yari yihishe, yitaba ubugenzacyaha. Kugeza ubu Yampano afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro, mu gihe iperereza rikomeje na dosiye ye iri gutunganywa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko uyu muhanzi yahohoteye umugore we mu bihe bitandukanye, ariko biza kuba bibi kurushaho ubwo yamugongaga. Uyu nguyu ni Godfather cyangwa ni inkuru yo ku Gihe? Ni ibintu byisoma. Ndi gusoma inkuru yo ku Gihe, musharingi live mu tapping screen. Ariko se ko ndi kuzamura Puzzle subundi wari wajyagaye. Ariko se nguyu itumana risura kicwa n'uburoro. Uze pazi We cyane. nawe numwice nawe. Sinyamunsi urazamutsa Umwana w'Imana. umva we bishyuye bicyo avana gukora cyangwa Shaka we bishyuye Puzzle bicyo avana gukora cyangwa gahambe. Faranga ibyo bifoto bya ntabwo turi umwanya wo guseka. Wowe ukora comedy mu nkuru ziri seriye nk'izi ngizi. Okay. Vava yavuze ko umubano mubi hagati ye na Yampano wafashe indi ntera tariki ya 24. Iyi tariki murayibuka mu biganiro byose namaze iminsi ndi gukora, nababwiye tariki ya 24. Tariki ya 24 Werurwe 2026 ubwo yari ari kumwe na Yampano mu modoka bagiye muri sauna. Rero igihe Emi ibintu maze kubira mujye mu meshoni ngano mwagiye mukura inkuru cyangwa mujye mubireka ngo katsindwa n'Imana bane muri abana babi. Ubwo bagiye muri sauna yavuze ko icyo gihe yasabye Yampano kureka gukoresha telefone igihe atwaye. Ibintu byarakaje uyu muhanzi kugeza aho amutegetse gusohoka mu modoka. Ati yahagaze mu muhanda hagati hatari ku cyapa, hanyuma ahita ansohora mu modoka kubera ko nta kindi nari gukora, ndasohoka. Hanyuma mfata moto, nkimara kwambara ingofero casque narebye inyuma mbona yadukurikiye, ngira ngo agiye kumbwira ngo subire mu modoka, ariko mbona yongereye umuvuduko aratugonga. Yesu Kristo. So
ahangaha nuza kureba mu nkuru yo ku Gihe, hejuru bari kutubwira ko, hejuru barimo baratubwira ko iyi comment nkuru iguma hari comment iguma icamo ivuga ngo ya mpano muramwanga. hari n'indi yagumye icamo ivuga ngo Godfather numvise avuga ngo ubungubu ameze nka Kamwana Karindi. Hari comment mbonye ivuga ngo ameze neza nimugoroba bamubonanye na Miki. reka wowe aya masaha uri kunyumva, none se reka mwagiye mureka iyo mvuze gutyo n'ibiwerewere, none se simba atari ibintu bya n'ibicucu bro, none se mwabutunamwe mwibagiye ko abantu ariko abantu bani bikuri, mwibagiye ko abakobwa muri iyi minsi bambara makeup, mwabimara mwe ku buryo umuntu ashobora kwambara makeup akajya ngo ni muzima, none se yambaye agasengeri akambara makeup n'igisebe ukagisiga makeup. none se ntabwo ejo yabisobanuye hano ko ibisebe byakize ubu afite inkovu, ariko se ntabwo mujya munakurikira. Erega Vava yaje hano nimugoroba mufite kuri live, yaje hano aravuga atubwira iby'impanuka n'ukuntu yampano yamugonze, ariko se abantu mujye kuri YouTube murabisanga ukuntu abana baza kuri coding hano. None ibi bigosho ngo mugende muri umwana yambara makeup, uyu mwana yakwambara agasengeri yamuhinduye Ngo inyama, urabona utaberanye n'uramuntu. uravuze Ubona ko tuberanye. so pastor Ntago azi ko ufite amafaranga niyo waba uri pastor mubi. Yeah. aha masaha ibirego ya mpano aregwa ari birabitangaje. Uyu mutipe aragimagerageza. Okay, turashaka kugira ngo tubwire nk'umuntu akurikiye ibintu, Ariko aramanuka Pastor wowe amageragere uvuga ngo ntamanuka. nta kindi uvuga uretse mageragere. Pastor Oya, yabwira let me tell you. Pastor nta Numva kindi kintu uvuga ntabwo Pastor uretse we mageragere. akadomba kumvisha hanga nkabikubwira. Yesu ashimwe kwanza. mbere yuko Yesu ashimwa, amakuru avuga twahawe n'uwo bita Piyonika ngo nuko ya mpano ari umugore wa Semuhungu. Kunguki? yavuze Amakuru nayo Piyonika agomba kuza. Ayo na ngo ari muri conference ngo ya MTN na muzika, ngo iwacu na muzika yarayatubwiye ngo ibi biri kuba kuri ya mpano nuko ya mpano yafashe ari gutingana, ngo hanyuma ngo akigira ngo umutafu ugashaka kugira ngo genge, ngo yishyiraho amatatu, ngo atangira no kunywa ibitabi kugira ngo agaragare ngo nazagaragare nk'umutinganyi. Ibi ngibi turi gukotinga amagambo yakuvuzwe n'impuguke ufite igihanga mu kanwa yitinyinya bita Piyonika. Godfather nabonye ikintu ashoboye. Ariko noneho nkurikijwe ukuntu nkimara kuvugira nkuru yo kwa Bamporiki Semuhungu yaje yirukanka ari kumwe na ya mpana ahantu hiherereye, bagashaka kumpa ruswa y'udufaranga kugira ngo ntabishyira hanze, ibi bintu ndi kubikeka amababa. Nasubira inyuma nkareba ko ya mpana afite indirimbo yisize verini y'umukara nka Dumba, ndapfuye. Ariko nkayoberwa impamvu Dumba yari yarakunze ya mpana akamugirira ubwuzu ku buryo ari wa promotinga kurusha abandi bahanzi. Riko Dumba Nje naramutse nkunze ntabwo nakunda. warebaga ya mpana kuva umugiriye impuhwe. Nje nakunda abage bari mbaye ngiye gukunda ibi nagiye ngiye mu buge, nakunda akage nka Tinka. Urumva ka Tinka kameze nk'agakobwa n'iki nagira gukora, nakunda kiboro kimeze kuriya yudamu, kiboro kimeze kuriya njyewe. Nje nakunda akage kari finyore kameze neza. Reba hano mu ndirimbo Miki yashyize kuri posti ye ya mpano ikigeragezo, Vava afite inkovu nyinshi. Si ngibyo bari kubyandika, yaramwisha apfa ahagaze. Ngibyo bari kubyandika muri comment murebe. Ubundi Miki wa Aga bimeze bite? Ubundi uraho urakomeye, wavuga umugore mugenzi wawe sha? Ariwe Mikari Miki si yabura hano. ikibazo nacyo cyane kinoneho ubu kiraza kuza kiri mu kigogo cy'amagare, ndagikumbuye. Kamamagare Miki, ariko ibyo byoroshye. Umva ngo utumye durunzaniye, utumye Miki durunzanye man. We Jessica, ariko ngo waranyanze ngo wansimbuje Divine, ariko ubundi Dumba bimeze bite? Ubundi ufite ikihe kibazo?
dore ibintu tugiyemo n'ubundi ko ngukunda wajya ureka kumva kunyesa amasaka n'ama umva we reba ntukamenyere ngo ikibazo kimeze gute we Jessica ndabakunda none se ikibazo ni ikihe kuba nje kuri pano yanyu nkoze ikosa bwira wowe kuri ya mpano uravuga iki bamufunga ahubwo burundu kubera iyihe mpamvu ushingiye kuki reka nkubwire ikintu njye navuga kuri kino kintu sibyo impuguke yego Jessica ndabyumva twese nta muntu utagira amakosa ariko impuguke kazi ntago y'amano afite uburenganzira bwo gufata umugore ngarangiza afate navuga gute mu bagore wenda ubu okay afate ndabivuga gute ko natavuga nabi kuri pano yawe okay afate turika sandara amagara y'umugore we ayereka isi yose nta mugabo n'umwe utazi ukuntu uriya mugore yakitinga muri sex no so icyo aho kugira ngo amushimire byibura mushyire mu murenge amukorere mariage amukorere ubukwe kuko umuntu wamwandagaje akavuga ati n'ubundi n'uwanjye naramwandagaje reka murongore basi mugire umugore ahubwo yirirwa muhondagura none se urumva ibyo ngibyo ari byo nibagifunga ahubwo bafungure jihad riribi ngo bagire bate isi ntisakaye asa ubundi reka mbabaza ubundi abantu muri mu rukundo bimeze bite ibintu byo kurumana amazuru n'amatwi mwiharaje muri uyu mwaka wa 2026 ibi bintu bizatuma tutashaka abagabo do iyo batakurumye izuru bakuruma ugutwi none se ndagira mbabaza gushaka umugabo uko nguko bigenda kugira ngo abasigaye imuhira bazajya gushaka abagabo biteguye ko nabo bazakubitwa yaba utwite urakubitwa yaba warabyaye urakubitwa ubundi what a going uyu mudayimoni waje wo gukubita inkundu Jessica wakavuze mu cyacyongereza ukuntu cyari giye warutanye kavuge karagize peri kavuge shange none ikintu kimbabaza sibyo nakubwira ukamvugire uvuga ngo what's going on what's going on Duma barakugaga kose tamba ubungu ririnda gukunda ariko rireka nkubwira ibintu byo gukubitwa shangiye ari umugabo wanjye ukankubita ubwo waba utazongera kunsaba umupuri mani nahuye n'ibigeragezo muri ubundi ninjye wakabaye uri magerage nahuye n'ibigeragezo muri ibi byumweru bibiri byikurikiranye ngiye nkafata sheri wanjye aryamanye n'indi ndayo nkamubwira ati byuka akabyuka akazi tukavugana mani nararebaga nkavuga ati ni nkubita umuntu ngiye nkubita nabi kandi nanjye nshaka isura nahita mfungwa direct tukirinda kurwana emera ugenda uhure n'agahinda ngo gwiki ariko se wanyoye ibiti none wa mugore uhure n'agahinda nago ufite uburenganzira bwo gukubita umuntu agakora ibyo ashaka nawe ukagenda ugakora ibyo ushaka mutapingi screen nibatapinga nubwo najanga dumba atabishaka ariko reka mubwiza ukuri tumba ibi bintu aba bantu urubyiruko ruri gukorera abagore biri gutuma abantu benshi batinya gushaka abagabo kasi nkubeshye n'abantu nagira inama muri kuri pano ya nuze ya Godfather nimba umugabo agukubise ukamubabarira bwa mbere akongera akakudiha bwa kabiri nanone ukamubabarira uba wumva neza yuko waje kurongorwa cyangwa waje gukubitwa. Thank you so much. Ndi kubaza abakobwa bose bicaye aha ngaha nimba uramutse ushatse umusheri akakudiha bwa mbere ukavuga ati wenda reka nihangane umunsi wa mbere akakudiha bwa kabiri ubwa gatatu azavanamo ijisho ubundi uba wihambira kubera iki wajya ugenda ubu uri umukobwa mwiza ubu uzabona undi muntu ugukunda kwihambira nibyo muzira amatwi barayamaze bayakata amazuru hasigaye amaso ejo bundi hari umugabo wafashe umugore amutema umutwe murabyibuka amuziza ngo niba 300 yego wowe Stone yagukubise inshuro zibiri wihambiriye kuri Stone akakuno kandi yo mpamvu nanjye namuretse hagiye kuzanyicisha inkoni njyewe Jessica barambwiraga ngo mureke nkanga kumva akankubita njye yarankubitaga kanoza nkamara icyumweru nava mu nzu bro nahumeka
mu rugo bigera papa arambwira ati noneho twe turaguhaze, abavandimwe barambwira ati turaguhaze, aka gahungu bundi ugakundamo iki, nta mafaranga akagira kahora kaguhondagura, ari gafite umutsi umwe. kandi nanjye nareba koko nkabona icyo gihe nari ndi mwirindagira ry'ibitekerezo ngo ndi mwirindagira ry'ubugoryi ry'urukundo. Urwo rukundo ubundi rubaho, urukundo rutuma umuntu akubitwa. Ariko yaragukubitaga akakurongora ukanyurwa ngo yari afite umutsi umwe. Yakoze dore n'uyu nguyu ni umureba ko afungishije y'amano se, si amezi 6 agiye mageragere se akongera agasohoka, azongera mukunde bongere babane yongera mudiye, kandi aricyo aba bagore rero banganaga bumva. Emera uhari urukundo rwawe, turabizi uramukunda cyane sibyo, ariko nyine ubuzima bwe kubera akazi kumukunda cyane niyo mpamvu abaho aguhondagura buri munsi. Kirangiye kubise nago cyagenda, kirangiye kubise nago cyagenda. Icyo nicyo abahungu mwamwitwaje, mukange gato mubwire ngo ugiye muri libre kazongera kugukozaho n'intoki, siko musetsa. Mwe mwicwa no kutabivuga mukapfiramo, kandi abagiye bapfiramo bakanga kubivuga byarangiye bashyinguye irusororo. None nimba ukundana n'umuhungu zikagukubita wamuretse ko abahungu ari benshi muri Kigali, urarwana n'iki? niyo mpamvu wandetse. Wowe dufitanye beef. Ese reka nkubwire, thank you so much my sweetheart, ndagukunda mu nkande wongeye mvuga ikinyarwanda mbabika nge no hanze kwanza, hanze nge nzajye mbabwiza ukuri. Abakobwa mwese mwubatse nge nabatanze kubaka muze mbagira inama, mwicare mwumve inama ya Jessica. Wowe warubatse, hari umugabo mwigeze mubana n'icyumweru Shyano? Wabanye wowe uvuga ngo warubatse, wabanye n'uwe mugabo wa Shyano we? Wabanye na nakoze n'ubukwe ngese ndi wowe utarafata idarapo ry'igihugu bro, naranditse ndarifata. Kandi wabeshe kufite umwana we umugore mugabo utazajya unande bangaho ukagira ngo ndindane. Nakoze ubukwe sheri na muntu mutabizi. Uri kumwe nawe? Arakatwikwa na Bibiliya y'Imana, nta kintu namwifuriza. Kandi nyina ibyo ndi kubabwira ati abantu mwese mwubatse, njyewe nibanyemerera bakambwira ati Jessica tubwira ukuntu tuzajya tubigenza, kandi umuntu uri bukurikira inama yanjye ndamubwira kuri kazaba ubuzima bwe bwose neza. Thank you so much. Uyu nguyu we noneho ni kirabiranya, ni mbirikanye kuva nabaho. Oya njye Godfather, njye nese mbabeshye, njye nubatse urugo ndi umwana muto kubera kubera nyine like kuba imfubyi, nashatse umugabo nyiri muto. Rero nzikata zabo bose, waba uri umugabo w'umukire nzikata zanyu, ufite uri umugabo w'umukene nzikata zanyu, mwese ku murongo. Naragerageje mwese, abagabo ni munyurwa. Iyo arimo arakudiha abafite akandi gakobwa kamaze iminsi kamushima mu mutwe kamubwira ko kamukunda, uri kumva, yakugera imbere nawe ukamutera isese mubwira ngo urashaka kwisukisha, urashaka iki, guhaha ibintu byose, akabona ibintu byose ari kuguspendingaho. Kagakobwa bahuye nta kintu ari kugaha kandi kari kumukorera ibintu utamukorera, bazabakubita se bari babakubita. Muze hano mbagira inama y'ukuntu ibintu bigenda, ukuntu muzamusuzugura abo bashira imbanyi ko bimeze, kubera yuko twebwe like nyine kino gihugu tubamo ntago bakunda umuntu hohotera igitsina gore. Twarahohotewe bihagije sibyo, ntago rero turi abantu bo guhohoterwa. Ubu ngubu aho bigeze bakudiha, umva kabe nubwo rwaba ari urushyi hano rwishushanyije, hamagara libre y'ibintu bamukorera. Bano bagabo tugomba kubakanga ku buryo azajya abona umugore we nubwo yamufatira mu mafuti azajya yihangana, ajya asohoka agenda ajye gusambana, yongera atahe mu rugo stress zagiye, aho kugira ngo agire stress ahondagura umugore yenda kumwica. Ibi bintu by'inkundo bikomeje kugorana cyane, mu nyumve gato, mu nyumve neza mwese sibyo. Rero twe nk'abakobwa namwe mwicaye mu ngo mufite abagabo, mujye mubanza munarebere kuri bagenzi banyu, ariko ubundi nimba mugenzi wawe reba nk'uriya mukobwa bisha, uriya mukobwa sheri we yishe nawe agahita yiyahura. Ibyo nta nubwo byaguha isomo ry'ubuzima. Urukundo ni ikintu kibishere. Nanjye nagerageje kwiyahura kubera urukundo, ariko njye ntago napfuye, nagize amahirwe ndarokoka, Imana irantabara. Nena nkwe imiti y'imbiba navanze n'ibisimba, ibintu byose byica ku isi bibaho narabinyweye, banjyana muri ambulance. None ikintu kibabaza, uzi wowe wiyahuye kwa muganga, bakugeza kwa muganga bakavuga ngo yanyweye imiti yiyahuye, ntago baguha agaciro.
yego wenda barwana n'ubuzima ko wabona uri gusamba kugira ngo udapfa, ariko sheri nawe ubwawe urazuka ku gitanda wicayeho ari we wari ugiye kwiyica ukumva isoni zirakwishe n'ikimwaro, famiye ziguhagaze imbere, ako gahungu karinda gatuma wiyahura kubera iki wakaretse. Ubu se ngiye ko naretse Stone aba bagore bandushije gukunda, ndagira ngo mbamenyeshe ko muri mwese nta n'umwe wandushije gukunda. Ninjye mukobwa wa mbere mu Rwanda wakunze byanyabyo, nkakunda umuhungu mani, nkakora buri kimwe cyose nshoboye paka nkanabyina nambaye ubusa kugira ngo tubeho neza, ariko se byamubuzaga kundihagura. Nagiye kurara amajoro mubyinira mukobokera ngo aryo karya umuriro. Ari nabyo mba ndi kubabwira, waba uri umusaza iki kintu mu cyumve mwa bantu mwe muri hano, nta handi hantu muzakura amahoro sibye kwa Yesu. Nyimara gukizwa nkakira umwami n'umukiza mu buzima bwanjye, nibwo nabyibushye, nibwo nabaye umuntu muzima, nibwo nagize ibitekerezo bizima, nkavuga ati basi reka mfungure. Rega na Satani aradushuka, nese nkubeshye, Satani aradusuka. Sho rero icyo nababwira mwabagore mwe mwubatse, sheri ikintu abagabo bakunda cyambere, bakunda kurya neza. Nta mugabo ujya ukunda kurya ibiryo umukozi yatetse, anga kumutekera. Wibyimbye ujye mu buriri umubwiye ati ngiye ntago naje gukubitwa, naje guteka no kubaka urugo, ntago naje gukubitwa. Umufungana umutwe wiyemere. Ariko bano bagore impamvu bakubitwa tumaze kuyimenya. Ubu usanga abo bagabo ari mwe mwabasariye cyane. Nese umugabo waragukubise urabibonye uramwihoreye, aragiye arasambanye urabibonye uramwihoreye, nawe uraturagurika uravuga nturekeraho tsindwa. navuga byinshi kuvuga siko kwiyamara Godfather cyo nabwira bari. Okay, thank you so much. So guys, rero gahunda ukuntu imeze urumva, hari abantu nshaka ko tuza kuba turi kumwe, ko ntabwo ngiye kuza ko hari icyo navuze ntarabivuge se. Ndaza gukina aya audio mfite, rega n'aya audio mfite ntari ibintu bya danje birimo, uretse guturagurika se muzi wari ibintu bya danje muri buze gusangamo. Ariko anatanda ava y'ibyo ngibyo ndifuza hari abantu nshaka kugira ngo baze, hari abantu bazi ibi bintu cyane babanye nabyo babibayemo, nshaka kuza kuba ndi kumwe nabo. Urimo kumva kandi ntabwo biri gukunda ko bahita baboneka nonaha. So murabizi mu nkuru ngizi ngizi zo gukora ubuvugizi, umva mfatira hanazenjoyinga. So murabyumva gute pastor, uranyumva? Ndakumva. Twagiye kuri mu rusaku, Navuyemo. mu rusaku twagiye nga ubutumwa kuri mpuzo kuri Ubutumwa ashaka gutanga ahangaha ku buri muntu wese. wagabanyije volume ukava mu Navuye reka mveyo. guhangarira. It's okay now. It's okay now. Yego ubu ndakumva. Yep. Nashaka gutanga ubutumwa bumeze gutya, nta ntambara idashira, nta n'ibibazo bitarangira. Uyu mujene nyine witwa Yampano, Imana ikomeze kumurinda no kumuha guhinduka. Ngo wiki Imana ikomeze kumurinda no kumuha guhinduka. yego Impamvu kingiye ibi bintu ntabishigikiye, ntago nkunda umuntu ushobora kuba yakwica mugenzi we abigambiriye, kuko icyaha cyo gukubita umuntu ukamukomeretsa cyonyine, kumukomeretsa mu maso he byonyine ni ikintu kitari cyiza. Kuba wafata umuntu ukamukomeretsa ukamubabaza mu isura Imana yamuhaye nziza, that is not good. Nifuriza ibyo abantu badashaka ahangaha, njyewe nifuriza ko yasubira ku murongo, kandi ku murongo nta kundi n'ayo maboko arimo azamusubiza ku murongo, kuko iyo ikintu kibaye rimwe abantu ntabwo bashobora kubyumva ukuntu Vava yagiye amera, ntabwo bashobora kumva ukuntu Vava yakomeretse, isura ye yangiritse, hari ibindi bitaravugirwa ahangaha. Nkanjye pasiteri wabo nzi ntashobora gusharinga, cyese aribo babyisharingiye, ariko oya hari ibindi tutazi, hari ibindi mwebwe mutazi. bimeze gute?
ngo ejo ni njyewe ntago nanjye ninjya kurwana bazamfunge, narwana si biki njyewe. hari ibindi tutazi. Hari ibindi mutazi kubera kuntu Mm. uriya mwana akorerewe ihohoterwa riri tredega. Ehe. Ubwo ntaraza kubabwira kuntu bamuzirikaga, wabyumvise. So ku bwanjye uyu mutipe kwanza komeze anahanwe, kuko igitsina gore yaramuhohotera uriya mwana. N'ubunyamaswa nta hantu njyewe mpuriye na ya mana, kuko ari umwana w'Imana nkaba naramwatuje agakiza. Ariko that is not right. No. Wowe ku bwawe ribu yatanze ubutabera. Ku bwanjye yatanze ubutabera kabiri. Wow. Yeah. Ku bwanjye yatanze ubutabera kabiri, kuko uriya mwana ari kuzahamuka mukumva umuntu yapfuye, mwege muri muvuga ngo ni umuntu nguzwi kumenyekana no gukora ibyaha. No, c'est impossible. Uko njye numva nyagahinda mama we afite cyaje tuvugana nawe, urabizi Agahinda kandi Kanjye, nyina wa uriya mukobwa. ukuntu batakimushaka. Eh. Umwana arirukanwa mu muryango, afite umwana yareraga, ntago akimwitaho we. Urumva c'est deal, ni ibintu biri bizarre. Vava afite umwana, mutekereze kuri ya mwana we nakura kumva mama we ubwambure bwe bwagiye hanze, ibintu bimeze gutya na gutya na gutya. Mutekereze nk'ababyeyi, mureke kugenda muri feelings muvuga ngo none se niba hanga turi kuvugisha amarangamutima yacu, n'Imana irabeshya, naribu ibyo yakoze irabeshya. That is not really acceptable. Ku bwanjye yarakosheje, agende ahanwe. Kandi guhanwa ni byiza. n'Imana Bibiliya iravuga ati ngo ni Imana ikubita, ni Imana icyaha, agenda cyawe agaruke muri societe ari muzima. Turirimbira indirimbo tuzishime. Ako njye sinzazishima, naririmba za gospel nizo nzashima. Imana imumugisha mu cyimbo cye. Gusa nuko nguko njye mbivuga. Umwana w'umukobwa yarababaye. Nimba hano hari umukobwa akabona ubwambure bwe bwaba buri hanze, kandi Vava reka kumufata ko ari umukobwa Godfather, sibyo? Vava ni mama w'umwana, afite umwana yabyaye. Guys, mutapige screen. Mutekereze Diane, umwana we yabyaye, ejo n'ejo bundi natabona ubutabera akabona ko bamunini. Murebe future ya wa mwana kuntu bizagenda. No mubyeyi. Ibindi byose guys, you are here, mureke kugira amarangamutima, mureke kugira ibiki n'ibiki. Gusa njye narabimubwiye, umugi yaje kuri group ya church, urabyumva God cyajya aza kunyataka ngo nahanura umugore, ngo ninjye wazanye umugore gusenga kuri online, sibyo? Naranabimubwiye, namubwiye ati byawe bigiye no kujya hanze, bagiye kugufunga. Oya. Yaje arabyandika kuri group ya church, kuko yari umwana wacu y'amana for now. Yabaraga kuri group yacu ya church, aho nkurikirana abantu. Arabyandika, namubwiye ati wowe tuguhaye iki? Tuguhaye amaboko y'igifungo. Kubera ko ntabwo ukwiriye, ukeneye gukosorwa. Abantu bose uragira ngo ni baru bawe. Imana yo mu ijuru ireba akarengane kuri ya mwana w'umukobwa. Sindi kumuvugira ko ari umukristo wanjye, sindi kumuvugira kuko muzi, n'uwo waba uri umukobwa uri ahanga ntakuzi, nakuvugira nkavuga ngo urenganurwe. Umwana w'umukobwa uwo ari we wese, niba wowe ugeze ku rwego rwo kuba wakora igikorwa cy'urukundo bakakuzirika, ugatotezwa, that is not reality from that. Mureke kuba indyarya, mushaka kuba indyarya. Ya mano nta muntu azavomera amazi, ya mano ntago azaririmba umugisha we ukujyeho hejuru, azaririmba bizamuteza imbere n'umuryango we. Ariko nimba tumukeneye muri societe nzima, ashaka kwica umwana, ubu bapfuye none ahangaha twakaba twishimye Godfather. Nubwo wowe udashaka kuba umuzi physical, sibyo? Fata nkaho uri musaza we. That is not reality.
mwa bakobwa mwe mubyumve, mureke kwivugisha ibintu mushigikira amafuti. Mwababyeyi mwe mureke gushigikira amafuti. Umuntu ashatse kwica mu gihe umukobwa mugenzi we, nari nzi ko abagore mukundana, kumbe ari mwebwe babikwere. Mwakabaye mumuvugira mugakunda ya mukobwa bita Vava, mukamufollowinga, mukamuha hatmi, mukamukunda, abamwegera bakajya kumusura. Umukobwa yabaye mu muhanda, umukobwa yarababajwe, umukobwa yaraziritswe, yakozwe ibintu bibi ku buzima bwe. Igihe kirageze ko ukuri kugomba kugaragara. Abadamu bakeneye for respect in the name of the Lord Jesus Christ. Bakeneye kubahwa, bakeneye ibintu byiza, bakeneye kugirirwa neza, kuko nibo batuzana kuri iyi si. Mureke kumva ko ngo pastor ngo ari pastor ngo ndaza kuvuga ngo Imana mubabarire. No, never per. Umuntu yashatse kwica undi, iyo umuntu asambana rimwe kabiri gatatu akica umutima wa mugenzi we, Vava ni umudamu wundi umeze nkawe, ni umuntu nkawe. Enough is enough. Ni umuntu ushobora kugira umutima w'amarangamutima. Uca kugira amarangamutima. Enough is enough from that. Ashobora kugira amarangamutima agapfa. Wowe ibaza ufite boyfriend agasambanira kuri telefone umureba, akarenza akaguha fuck, akakwita kuri igicucu. Nuko Vava ntabwo nari ndi Kigali, nari kugenda nkamuterura nkamuvanayo.